Biragoranye kunyura ku muntu ubabaye wicaye ku muhanda urimo gutakamba nk'ugira icyo umufasha. Niyo ubaye nta kintu ufite, byanga bikunda ugira ikiniga ku mutima, ukumva ugize agahinda ko ntacyo ubashije gukora. Ku munsi wa none abantu babaye abatekamutwe, aho bamwe na bamwe baza ku muhanda mu rwego rwo gukoramo akazi mu buryo bwabo, ariko nanone niko benshi bagiye babikoraho ubushakashatsi ngo babikurikirane bamenye neza impamvu umunsi ku munsi abantu basabiriza biyongera. Umugabo witwa Edi Stafford w'imyaka 43 y'amavuko abinyujije kuri televiziyo ye yitwa 60 Days on Street, nyuma yuko yakoraga mu kigo cya gisirikare mu Bwongereza, yafashe umwanzuro wo gusiga umugore n'abana ajya kwibera ku muhanda nk'umusabirizi mu gihe cy'amezi 2. Icyo yahaboneye cyatumye nta na rimwe azongera kugira icyaha umuntu urimo gusabiriza ku muhanda. Edi Stafford ubundi yashakaga kumenya ubuzima bwite bw'abantu basabiriza ku muhanda mu bijyanye n'ibyo barya, ibyo bambara, naho baba. Edi ubwo yari ari muri ubwo buzima ngo yahise abona ko abantu basabiriza babona inyungu iri ku rwego rwo hejuru, kuko ngo yabashaga kwinjiza hagati y'amadolari 100 n'amadolari 300 ku munsi, ayakusanyije mu bantu bamunyuragaho bakora akazi ka buri munsi hariya mu Bwongereza. Igitangaje kandi ngo nuko ku kintu kijyanye n'imirire nta mwanya yamaraga atabonye icyo kurya. Ubwo Edi yari arimo gufata amashusho, yaje kwegera bamwe muri bagenzi be aho ku muhanda, nabo bahoraga aho ngaho basabiriza ngo ababaze byinshi ku buzima bwabo. Umugabo wa mbere Edi yahuye nawe witwa Darren yamwemereye ko ubwe abasha kwinjiza amadolari asaga 130 ku munsi, kandi amwibwirira ko afite umutamenwa w'inzu nziza muri Brixton aho yatahaga ubwo yabaga avuye aho ngaho. Darren ubwe yiyemereye ko yakwinjiza amadolari asaga 800 ku munsi mwiza, aho aba yibanze cyane cyane ku basinzi. Ugereranyije Darren yarabashije kubaho mu buzima bwiza kurusha umuntu uhembwa amadolari 10 ku isaha. Darren yabwiye Edi ko kugira ngo abashe kubungabunga ishusho ye nk'umusabirizi hari ibintu by'ingenzi yitaho cyane kurenza ibindi. Kwicara hasi akegamira urukuta, akanafata imitungo ye akayishyira inyuma ye ku buryo nta wayiba, agakuramo inkweto, akanafata igikapu agendana akagishyira impande y'ibirenge bye n'ikinyamakuru impande aho, akanibuka gufata ibyo bamuhaye mu kebo akabibika yirinda baza bakabitwara. Ibyo byamufashaga kuguma muri ya sura y'ubusabirizi. Darren yakomeje ahamya ko ngo ahantu wabona inyungu cyane kurusha ahandi ari ukuba hafi y'utubari, ngo kuko abasohokamo bayaguha nta kintu bitayeho, ko ngo hari n'uwamuhaye amapawundi asaga 600 ari umuntu umwe. Ngaye nguko rero ni ukuba amaso hato tutazasanga hari abakwiriye ubufasha ariko tubarengaho tukabuha batabukeneye. Duhurire muri comment section mumbwire uko mubyumva. Mwebwe se mubona bari abantu hatarimo abatubeshya? Mukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, nakagaruka. Bye.